Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugeraho tuzazinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nukora iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera kugiye kubona icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode mu gihe gito aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga mudasobwa cyangwa se amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande enye? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri cya nyacyo. Aho imihanda ihurira. B, inkomane y'aho umuhanda umwe urasukira iburyo. C, umuhanda udakomeza. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta gisubizo kirimo kubera ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba kivuga ngo ifungana ry'umuhanda. Urabona umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana. Rwaba uruhande rw'iburyo, rwaba uruhande rw'ibumoso bigira uruhande mu fungana ry'umuhanda. Uzabyita ko ari ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwonyine rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, babyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Twaba ari uruhande rw'ibumoso rwagize uruhare mu fungana ry'umuhanda rwonyine, bakabyita ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ariko iyo impande zombi zagize uruhare mu fungana ry'umuhanda, babyita ifungana ry'umuhanda gutyo gusa. Hano ntabwo bari bashyizemo ifungana ry'umuhanda, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya, noneho bashyizemo ngo ifungana ry'umuhanda urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Ubuso bw'ibara risa rite? A, umukara. B, umweru. C, ubururu. D, umutuku. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, umweru. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'umweru, kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Kivuga ko umuyobozi ukibonye atemerewe kujyayo, ariko n'abariyo batemerewe kuvayo. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Bari batubajije ibara ry'ubuso, ubuso buba busa umweru. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare tukwigishe. Ukeneye kwiga mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Cyavuze ihoni kiri muri metero 20, ukaba wabyumva. Ibe binyabiziga: A, amapikipiki. B, velomoteri. C, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro, iso cyukuri nta kindi ni B. Velomoteri niyo igira ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Yavuze ihoni ikiri muri metero 20 ukaba wabyumva, ariko ukibuka ko ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda bigira ihoni ridasanzwe riba ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga, ku buryo kivugije ihoni uhita umenya ko ugomba guhita utanga inzira. Ikibazo cya kane kikabaza ngo birabujwe kubangamira imigende isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Kubera iki? A, kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. B, gukakira feri bidatewe no kwirinda ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu nzira nyabagendwa, hari ikintu ukora kigahita kibangamira imigende isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ikihe? Kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe bita biteza ambutiyaje. Gukakira feri bidatewe no kwirinda ibyago byo biba birimo no kuba wabura ubuzima. Niba uri kugenda mu muhanda ugahita ukakira feri bidatewe no kwirinda ibyago, undi muyobozi w'ikinyabiziga aguturutse inyuma ari kwirukanka cyane, uhise ukakira feri, birashoboka ko aba yaza akaba yanakugonga. Rero biba bibujijwe. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Tari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Wari wahisemo A, bari iso cyukuri ko nta manota baguha. Wari wahisemo B, bari iso cyukuri ko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, ko mu kibazo cyacu badahemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa uramutse kiziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kiyikura ritagaragara, iyo romoro kigaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo romoro kigaragazwa ku buhe buryo? A, itara ryera riri kuri romoro kinyuma. B, itara ry'umuhondo riri kuri romoro kinyuma. C, itara risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. D, ibisubizo byose nibyo. A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Aho ni kuri D. We hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Nuvuga ngo romoro kiri gukururwa ariko iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura, ku buryo abayobozi b'ibinyabiziga bari guturuka inyuma bataza kumenya ko ihari kubera ko yakingirije amatara y'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Ino romoro rero kugira ngo idateza impanuka hari ukuntu igaragazwa n'itara ryera riba riri kuri romoro kinyuma, cyangwa itara ry'umuhondo, cyangwa itara risa n'icunga rishije riba riri kuri romoro inyuma. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Tari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iteme ridahoraho. B, umuhanda utaringaniye. C, umuhanda winjira mu kuzimu. D, ubutaka bworoshye. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Ugiye kugera ku gice cy'inzira nyabagendwa cyangwa se igice cy'umuhanda kiriho ibinogo, harimo ibinogo cyangwa ahantu umuhanda umeze nabi.
ukibuka ko ibyapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Niba ari kubwira ngo umuhanda utaringaniye, ntabwo kino cyapa kiraba gishinze neza neza aho hantu ari uwo muhanda utaringaniye, ahubwo uzabanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 ubone kugera aho ngaho hari uwo muhanda utaringaniye. Ndizera ko waramutse mobi, ndizera ko waramutse kwandika wapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Bagiye kumunyuraho hehe? A, mu nsisiro gusa. B, hagera inyamaswa zikurura. C, hafi y'amatungo. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino kibazo neza neza bakibaza kimeze gutya, ariko iyo bavuze ngo mu nsisiro gusa uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko agiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Niba bavuga ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, uzahitemo icyo ngicyo nicyo kizaba ari igisubizo cyanyacyo. Ndizera ko waramutse modi, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko ubujijwe kugihagarika umwanya munini ahakurikira. Hehe? A, ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo, ariko ukibuka ko biba binabujijwe guhagarara akanya kanini mu duhanda twagenewe abanyagare no mu duhanda twagenewe velomoteri. Ndakeka ko waramutse modi, ndizera ko nibyo mvuze bindi bimenye, kubera ko ni ikibazo kindi babazaho. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Kudepasa bikorerwa he? A, mu ruhande rw'iburyo gusa. B, igihe cyose ni ibumoso. C, iburyo iyo unyura ku nyamaswa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari izo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa ni ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso uhita uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Abantu benshi bakunda kwica kino kibazo bahise bahitamo B, ivuga ngo igihe cyose ni ibumoso. Oya, ngo kunyuranaho bikorerwa he? Niba kubaza gutyo uzavuge ko ari mu gisate cy'ibumoso. Niba kubwira ngo igihe cyose ni ibumoso, uvuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ko birashoboka ko ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'icyerekezo uri kuryamo, cyangwa se bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho we ari kujyamo. Ndakeka ko waramutse modi, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenza ibihe bipimo? A, iby'inyuma metero 3. B, iby'imbere metero 2.70. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, iby'inyuma metero 3 na B, iby'imbere metero 2.70 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, iby'imbere aba ari metero 2.70. Igice kirenga ku biziga, igice kirenga ku mipine,
ibiziga bari kuvuga ni imipine, kuva ku mupine w'imbere kugera kuri cya gice cy'imbere aho ikinyabiziga kigarukiye ari kugana imbere. Rero ntabwo kiba kigomba kurenga metero 2.70. Noneho inyuma, kuva ku mupine w'inyuma ugera ku gice gihera cy'inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50. Hano impamvu duhisemo ko igiso cy'ukuri ari B ni uko kuri A bavuze ngo inyuma ni metero 3 gusa, kandi inyuma aba ari metero 3 na santimetero 50. Niyo mpamvu duhisemo hano B, kuko imbere ho aba ari metero 2.70. Ndakeka ko waramutse B, ndizera ko waramutse yandika wa papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, umbwire ubwoko bwa kode ukeneye, ngufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite ishusho? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iherezo ry'umuhanda urombejeho ibice byinshi. B, birabujijwe kunyura mu muhanda w'icyerekezo kimwe. C, birabujijwe kunyuranaho. D, birabujijwe guhagarara ku iteme. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni A, iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Ubu ugiye kugera ku iherezo ry'umuhanda uromberejeho ibice byinshi, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Murabizi tugira amoko atanu ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, n'ibyapa biranga. Sura kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amoko atanu ibyapa byo ku mihanda. Urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Wabona uyibuze, nyandikira kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye, nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2, nugerwaho ibyapa ntibizakugore. Ndakeka ko rero waramutamo A, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya, ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumuriki mu nzira nyabagendwa iyo buremere bw'ibyikore burenze uburemere ntarengwa bwemera ikarita iranga ikinyabiziga. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Nuvuga ngo ikinyabiziga cyawe nticyaba cyatwara tone 5 ngo utware tone 7, iyo bagufashe baraguhana. Nticyaba cyatwara tone 15 ngo utware tone 20, iyo bagufashe barakwandikira. Ariko ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Muri make ibinyabiziga byo bikurikira biba byemewe kurenza ibyanditswe ku ikarita. Ibe binyabiziga, A, ibinyabiziga bya polisi, B, ibinyabiziga bihinga, C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda, D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni C, imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda zo ziba zibyemerewe. Iba yatwara tone 5, igatwara tone 7, bayifata ntihagire ikintu bayitwara. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? Ikihe? A, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. B, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. C, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ntabwo bwacya uhita ujya mu muhanda ngo ugiye gutwara ikinyabiziga. Hari ikintu kiba gisabwa kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko. Ikintu cya mbere kiba gisabwa ni uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga rufite agaciro, aribyo mwita perime. B, ubwishingizi bufite agaciro ndetse n'icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga.
ndakeka ko waramutse D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni ko ari njye wayiguriye ntinemere kuyikoresha he? A, mu biro bya leta, B, mu biro bya polisi, C, igihe utwaye ikinyabiziga, D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona izo kikuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku gapapuro. Iso kikuri nta kindi ni C, igihe utwaye ikinyabiziga ntibyemewe gukoresha telefoni. Mu biro bya leta urabizi hari serivisi nyinshi ushobora kwaka, barashyizeho nimero zabo ushobora kubahamagara kandi bakagufasha. Mu biro bya polisi murabizi niyo ugiye kumenyesha nk'impanuka, uhamagara 112 bakakwitaba kandi bakagufasha. Ariko igihe utwaye ikinyabiziga ahariho hose n'umuvuduko wari wose waba uri kugenderaho ntibabyemewe gukoresha telefoni. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro, tarawahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko. Mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ari byo mwita mu ndimi z'amahanga kudepasa. Mbere yo kudepasa ni ngombwa kumenya iki? A, nta kindi kinyabiziga kinturutse inyuma. B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. C, ikinyabiziga giturutse imbere gishaka gukatira ibumoso. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Urabanza ukareba ko umuhanda ubona neza, ukareba ko hari intera runaka uri kurebamo imbere yawe, akenshi 200 metero, ukareba ko utageze mu kona, ubundi ukareba ko umuhanda ubona neza, ubundi ukongera ukitondera kunyuranaho kubera ko uba ugiye gukoresha kiriya gisate cy'ibumoso kigenderwamo n'ibinyabiziga biza bigusanga. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro, tarawahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niyo mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? No kubera iki hari kino cyapa gisobanuye guhagarara hakaza no murongo urombereje imbere y'ira modoka? Kiriya cyapa cyanditsemo stop, ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda babyita no guhagarara. Mwebwe mubyita mu ndimi z'amahanga ngo ni stop, ariko mu kinyarwanda cyiza ni hagarara. Urahagarara byagenze ute? Ese no kwera cyari cya cyapa cyanditsemo guhagarara n'uyu murongo urombereje hano imbere y'iyi modoka? Hano ibisubizo bine baduhaye, tegereze neza nino sangano usubizanye ubwitonzi. A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. B, umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D, hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso kikuri nta kindi ni A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. Akenshi reba uyu muhanda ugiye kwinjiramo, ntabwo uri kureba iburyo bwawo, nta nubwo uri kureba ibumoso bwawo, kandi ugiye kwinjiramo ni umuhanda ukunda gukoreshwa cyane. Bivuze ko iyo ugiye kwinjiramo urabanza uhagarare kwa uno murongo, kubera ko bigoye kubona mu muhanda munini. Noneho uze kwinjira muri uriya muhanda munini ugenda gake gake udateje ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ndakeka ko waramusitamo A, biragoye kubona neza mu muhanda munini. Ndizera ko waramusikane ku papuro, tarawahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Turi abantu ntabwo turi amarobo. Umuntu ashobora kuba atwaye ikinyabiziga wenda atwara umunsi wose, cyangwa atwara bya binyabiziga byambukiranya imipaka, akaba ashobora kuba yagira ibitotsi. Ese aba yakora iki? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cyo kuri ucyandike ku papuro. A, gufungura ikirahuri cy'ikinyabiziga cyangwa gushyira ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. B, guhagarara akaruhuka harimo no kugendagenda niba bishoboka. C, kunanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito.
D kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso kikuru nta kindi ni B. Guhagarara karuhuka harimo no kugenda genda niba bishoboka. Urahagarara ukaruhuka ko ni watwara ikinyabiziga uri gusinzira. Ukagenda genda niba bishoboka kugira ngo ibitotsi bite bishira mu gihe gito usubire mu kinyabiziga cyawe udafite ibitotsi. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kirabaza ngo ni ikibazo y'ikinyabiziga yakora igihe atwaye ikinyabiziga mu gihe cy'ibihu, imvura nyinshi, umwuzure cyangwa umukungugu mwinshi. Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A kugendera mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ucunga ibimenyetso bigarura urumuri. B kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. C kavuga ngo iki? C gucana amatara maremare hanyuma ukagenda gahoro. D kugendera mu murongo ugabanya umuhanda mo kabiri unareba ibimenyetso by'umuhanda bigarura urumuri. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso kuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko hanyuma ugakoresha amatara magufi. Ugabanya umuvuduko ahasigaye ugakoresha amatara magufi. Batubwiye ngo ni mu gihe kimeze ute? Batubwiye ngo uri kugenda mu muhanda ariko ni mu gihe cy'imvura, hari imvura nyinshi, hari ibihu, hari umukungugu, hari imyuzure. Ikintu uba ugomba gukora ugabanya umuvuduko. Urabizi kwirinda icyago, ko wakwirinda icyago cyose no guhita ugabanya umuvuduko. Wamara kugabanya umuvuduko ugahita ukoresha n'amatara magufi. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Tari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A umuhanda uzenguruka. B igice cy'umuhanda uzenguruka. C aho banyura bazengurutse. D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Cyapa gisobanura ngo, ndakeka ko hano bamaze kugihitamo ni C, aho banyura bazenguruka. Hano hari abantu bakunda kwitiranya umuhanda uzenguruka, bishatse kuvuga ngo ahantu hose urabona hari ikoni bashyiraho kino cyapa. Oya, igice cy'umuhanda uzenguruka, hano hose hari igice cy'umuhanda uzenguruka bashyiraho kino cyapa. Oya, aho banyura bazengurutse. Yego, kubera iki? Kino cyapa kiba kiri kukwereka ko ugiye kugera kuri rompwe. Rompwe urabizi ko kugira ngo uhace urabanza ukazenguruka. Ndakeka ko waramusitamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba gishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Kino cyapa ntabwo kizaba gishinze kuri rompwe, ahubwo uzabanza ugenda urwo rugendo kugira ngo ubone kugera aho banyura bazengurutse. Ndakeka ko waramusitamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Tari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ariko urabona ko ibyapa ukunda kubibaza, reba iriya video nagukoreye, urasoza kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo utuya turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Biharirwa abanyamaguru ryari? Ayo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. B iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu. C iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. D ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso kuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Nuvuga ngo utuya turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu gihe cyose abanyamaguru bahaca, baba bemerewe kwaca. N'ahandi hose ariko abanyamaguru baba bemerewe kwaca mu gihe hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Ariko ukibona icyapa kivuga ngo birabujijwe
cyangwa se ntihanyurwa n'abanyamaguru, aho hantu ntiwahaca, ariko hatari ayo mategeko uba wahaca. Niyo mpamvu hano duhisemo se iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Turabahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbakiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, utubwire ubwoko bwa kode ushaka, tugufatire kode aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, turayakwigisha. Iyo uri kure cyangwa se uri hafi bitagukunda ngo twigane mu ishuri, tukwigisha online. Waba uri hafi ushaka ko twigana mu ishuri tukakwigisha, ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ukeneye kode tubigufashamo. Ukeneye kwiga mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turahura tukayikwigisha. Umunsi umwe uba wayimanye ukajya mu kizamini bitakubereye imbogamizi. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ibibazo biri gukunda kugaruka, ni ingenzi kugira urabonera ku gihe kino kizamini kiri kuba kimaze gukorwa. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.